akira ubumenyi, fata ubumenyi ngiye kuguha, niba uri umusore, niba uri ingimbi, ubumenyi bujyanye na business, uburyo wakikura mu bukene, uburyo watera imbere. Rekana n'izo nshuti mbi zikujyana mu bitabaho. Inshuti mbi ntacyo zakugezaho. Gira imyumvire y'abakire, gira imyumvire y'iterambere, gira imyumvire izakugeza ku dufaranga, gira imyumvire. Rekana n'abo bantu batakugira inama, ahubwo uze ukurikire iyi channel yacu igiye kukugira inama ku buryo busesuye. Kurikira iyi video paka irangiye. Hello guys, uyu munsi rero tugiye gukomeza igice cya gatatu kuri ya video twari twakoze ivuga iti ni gute watangira business. So nakoze igice cya mbere mbereka uburyo business watangira ugakora, nakoze igice cya mbere mbereka uburyo na business wakora ugacuruza ugatera imbere ukava mu bukene. Uyu munsi rero ngiye kukugira inama kuri business, cyangwa se ngiye kukugira inama wowe uri iwanyu, cyangwa se wowe wumva ko amashuri ntacyo yakumariye. Uyu munsi rero ngiye kukwereka uburyo watangira business ntoya ikagenda kubyarira inyungu. So iyi channel izajya ibagezaho inyigisho zigiye zitandukanye, harimo kwiga uburyo wakiteza imbere, gukora ukava mu bukene ukazamuka, kwiga uburyo wakoresha izi mbuga nkoranyambaga, gutera imbere, kuzamuka mu mutwe, icyo bita gukuza imyumvire mindset, kugira imyumvire iri rich, ukava hasi ukazamuka ukagera iterambere ry'ubukire. So uyu munsi rero niba uri umukene ukaba utaratera imbere, niba wicaye wanyibaza icyo wakora kuri business runaka, niba nta idea ufite cyangwa se igitekerezo cy'uburyo wazamura business yawe, niba ukora business byanga, niba waratangiye business ukabona biri kwanga, ikibazo ni wowe uri kubitera. Ntabwo ikibazo ari izo business ziri kwanga. Hari strategy nyinshi wakoresha business igatera imbere. Hari uburyo bwinshi ushobora gukoresha business igatera imbere. Uyu munsi rero ngiye kuganiriza kandi ugire n'inama y'icyo wakora kugira ngo business yawe itere imbere. Amazina yanjye yitwa Jonas. So rero reka turebere hamwe ibintu wakora business igatera imbere. Cyangwa se niba uri iwanyu warabuze akazi, uvuga ati diplome ntacyo yamariye, uvuga ati iki nakora nkava mu bukene ko numva nkennye. So uyu munsi rero reka mbere ku muntu ufite business wayitangiye, nawe utarayitangira ndakugeraho. So rero umuntu ufite business wayitangiye, dore ikintu cya mbere ugomba kwirinda kandi ukagikura mu mutwe, icyo bita mindset, imyumvire mibi, kubwira abakiriya nabi, gushaka kumenya ibyo abakiriya bariye, nyine gushaka kwigira nyirandabizi ku bakiriya, cyangwa se gushaka kubwira nabi abakiriya. Kudafata neza abakiriya bituma abakiriya bagucikaho, kudafata neza abakugurira bituma umukiriya agucikaho, kandi iyo umukiriya umwe akuvuyeho agenda abwira n'abandi ati uriya muntu ntago atanga serivisi nziza, ugasanga nyine bagucitseho kubera ko not service, ntabwo utanga serivisi nziza. Rero kugira ngo ugafate muri iyi si ugomba kubaha abakiriya, ugakora icyo bita customer care, ugasekera abakiriya, wishimana nabo, ukababaza ati se niki mukeneye utanzakizane, nyine ukaba ni nk'uko ibaze ugiye kugura ibicuruzwa, haje umukiriya arabiguze, ariko kubera ukuntu wamuhaye serivisi mbi arigendeye. Gusa abwiye undi muntu nawe arabyihoreye. Gusa urumva bizagenda bite? Uzaguma hasi cyane kuko nta serivisi nziza uri gutanga mu bakiriya. Icyo nabwira ngo good customer care, cyangwa se fata serivisi nziza uzaha abakiriya. Reka turebe, koresha igihe neza kandi wite ku bakiriya bawe, koresha igihe neza. Icya kabiri, to managing time, ukoresha igihe neza. Icya kane, kora icyo bita marketing plan, amamaza ibicuruzwa byawe, koresha izi mbuga za TikTok, YouTube na Facebook zikwamamariza. Reka tujye noneho kuri ba bantu nabo badafite akazi, bakeneye kuba babona akazi bagakora bagatera imbere. Dore ikintu nakubwira, niba ufite udufaranga duke, tangira icyo bita business yawe kandi ukora icyo bita consistency, ukora icyo bita guhozaho. Tangira ufungure business, start business. Ujye kuri YouTube wige how
to start business. Wige ukuntu watangira business. Nanjye iki kiganiro nzajya nkibakoreraho numara gufungura ka business gatoya ugacuruze cyangwa se ukoresha imbuga nkoranyambaga nkuko natwe tuzikoresha zikatubyarira umusaruro. Ukoresha YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, nyine mu buryo bwo kwiyamamaza nawe ukagira abafollower benshi, abaviewer. Wamara kubona byose ukakinjira mu cyo bita YouTube Partner Program, nawe ugatangira kurya ku duceri twa YouTube. Cyo nakubwira, video yuko wakoresha YouTube iraza kugera kuri runo urubuga rwacu. Niba koko uri umuntu ufite intego yo kuba wakoresha YouTube, ndagira ngo unyarukire kuri urwo rubuga. So dukomeje kuri urubuga rwacu, AI made sample, uri kurubona asanga. So ndagira ngo dukora icyo bita isuku mu mutwe. Niba ufite bika, kora icyo bita saving amafaranga. Wirya amafaranga cyane, wigura ibintu bihenze. Urakennye, urimo uragura ibintu bihenze. Ngahibaza, ese kuki ukennye ukabugura ibintu bihenze? Ushaka kuryoshya, kujya ku mazi, gusohokana n'abakobwa, gusohokana na boyfriend, girlfriend, ibiki byose, uri kuryoshya, ntabwo uri kubona ubuzima buzaza. Hari igihe uzafunguka amaso ukabona ko abantu bose bakuri imbere nta n'umwe ugufitiye akamaro. Icyo gihe nikigera uzaba ari igihe cyo kwibeshaho. Amafaranga, kubona amafaranga ni ikikakisha, ni iki kugera mu ntoki, ni iki. Rero icyo nakubwira, tangira ubwonko bwawe ubusetingemo ko ugomba kubaho nta muntu ubutunze kandi bugomba gushaka amafaranga bugakira. Gira imyumvire iri mu mutwe, gira imyumvire y'ubukire. Gendana n'inshuti nziza, gendana n'inshuti zifite gahunda, gendana n'abantu bafite inyigisho zikomeye, korana n'abantu bafite ubwenge. Niga, funguka mu mutwe, hinduka umuhasara, higa ibiceri, kora ikofi. Irinde abaguca intege. Buriya iyo umuntu aguciye intege, hano urimo ibintu byose birapfa. Itondere inshuti mbi. Buriya inshuti mbi nta kintu zakugezaho. Wita umwanya ku bidafite akamaro. Iki kiganiro cyacu nawe kiri kurangira. Zabaha inama zisesuye, zabaha byinshi bitandukanye. Icyo nagusaba, kora subscribe, ugendera andi mu video twagiye dukora, wandike comment, igitekerezo cyawe kibe ari interested. Niba mushaka ko nzabakorera ibiganiro byabageza ku bukire, ndi hano most of time. Nzabakorera ibiganiro byinshi bizatuma uba open minded, ufunguka umutwe. Ndi hano kugira ngo bahereze ubumenyi. Niga, niba uri umugore, funguka umutwe, ushaka business wakora. Niba uri umugabo, shaka business. Business ziriho, reba icyo wakora utera imbere. Nikumva ngo ubukene bwarakuzitiye. Tuzabana umunsi ku wundi.